Hari ikibazo abakristo benshi bakunda kwibaza. Icyo kibazo nta kindi no kwibaza ngo ese nakora iki kugira ngo mpabwe Mwuka Wera? Yesu ubwe yaravuze ngo ni ngombwa ko ngenda kugira ngo mbohereze Mwuka Wera abe umufasha w'abizera. Mwuka Wera niwe utwigisha, akaduhumuriza, akatuyobora mu kuri kose, ndetse Mwuka Wera aduha imbaraga zo kubaho ubuzima bushimisha Imana. Hari abantu benshi rero bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, ariko ugasanga batari bakira Mwuka Wera cyangwa se kubaho ubuzima buyobowe na Mwuka Wera. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe intambwe 7 zishingiye kuri Bibiliya zagufasha kwakira Mwuka Wera no kugendana nawe buri munsi. Tudatinze reka duhere ku ntambwe ya mbere. Intambwe ya mbere hano yagufasha kwakira Mwuka Wera mu buzima bwawe no kugendana nawe ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Iyo turebye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwa Yohana ibice 7 n'umurongo wa 38, aravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ikintu cya mbere rero aha ngaha tubonye ni ukwizera Yesu Kristo. Mwuka Wera ntashobora kubana n'umuntu utarizera Yesu Kristo. Iyo umaze kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uwo mwanya ufunguye umuryango kugira ngo Mwuka Wera akorere muri wowe. Iyo tuvuze kwizera, ntabwo ari amagambo, ahubwo kwizera n'ibikorwa. Ni ukwemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, akazuka kandi akaba ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Niba rero utarafata uwo mwanzuro wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uyu ni umwanya mwiza aho uri. Nagira ngo rwose nkwinginge ufate utere iyo ntambwe, wongere wature wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Uraba utangiye intambwe ya mbere yo kwakira Mwuka Wera no kugendana nawe. Intambwe ya kabiri tubona hano ni ukwihana ibyaha byose. Birashoboka yuko uri umukristo, ariko rimwe na rimwe wenda ukaba hari uburyo wasubiye inyuma, cyangwa se hari uburyo kuko Mwuka Wera ubundi niwe utwemeza iby'icyaha akatuyobora. Rero niba ubona hari inzira ukirimo zitari nziza, birakwiriye ko wongera kwihana, ugahindukira umutima wawe, ukongera ukareka inzira mbi, ukagaruka mu nzira nziza yo kongera kubana n'Imana. Iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 2 n'umurongo wa 38, aravuga ngo Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Urumva aho ijambo rirabivuga neza. Abanza igikorwa cyo kwihana, hanyuma makabatizwa mu mazi menshi no kwakira Umwuka w'Imana, Umwuka Wera. Rero kwihana ni iki? Kwihana ni uguhindura umutima no guhindukira ugasiga inzira mbi ugafata inzira nziza. Rero Imana irimo irifuza umutima usukuye. Hari ibintu byinshi uyu munsi bishobora kukubuza kwakira cyangwa se kumva imikorere ya Mwuka Wera. Ibintu biriho bishobora kukubuza n'ibyaha bihoraho, ibyaha utajya wihana, ibyaha byabaye akamenyero kumva n'ibisanzwe, ariko ibyihannye uri mu nzira nziza. Kutababarira abandi, hari igihe kutababarira nabyo biba inzitizi.
nako ntabwo ari igihe, ni igihe cyose utababarira, kuko Imana idusaba kubabarira. Yifuza yuko dutanga imbabazi. Niba Kristo yaratubabariye akatubabarira ibyaha byacu, twari babi cyane cyane, ariko Kristo we yemeye gufata ibyaha byacu, arabyikorera, abyishyiraho. Uwari umukiranutsi ahinduka icyaha ku bwacu. Rero niba izo mbabazi za Kristo yatubabariye, twebwe turi bande tutabasha kubabarira abandi? Niyo mpamvu dukwiye gufata umwanzuro uyu munsi, ukongera ugasaba imbaraga z'Imana mu mutima wawe. Niba utabasha no kubabarira umuntu, ubwira Imana ngo Mana simbibashije, ariko mpimbaraga zo kumubabarira. Erega buriya iyo ubabaye n'umuntu, akenshi ni wowe uba wibabariye, kuko uba urekuye umutima wawe. Iyo utababarira umuntu, ahora asa naho yicaye mu mutima wawe, ahora asa naho akuremereye mu buzima bwawe, ariko iyo umurekuye uraruhuka. Rero Imana idusaba kubabarira kugira ngo twakire Mwuka Wera, nuko tubasha kurekura imbabazi. Ikindi, ubusambanyi, ibyaha by'ubusambanyi biravuga ngo muzibukire ubusambanyi, ibyaha byo kubeshya. Ibyo byose ni ibintu bitubuza kwakira imbaraga za Mwuka Wera, kwakira Mwuka Wera ngo akorere muri twebwe. Ibyaha byo kwanga kumvira Imana, ibyaha byo kwikunda, ntidukunda abandi. Hari ibyaha byinshi bigenda n'ibindi, ariko iyo twihamye by'ukuri, Imana idusukaho umwuka wayo, hanyuma tukakira Mwuka Wera. Cya gatatu, intambwe ya gatatu, twari ku ntambwe ya kabiri, ni ukwihana, kureka ibyaha tugahindukira. Intambwe ya gatatu, twinjiza mu kwakira Mwuka Wera, ni ukugira inyota yo kwakira Mwuka Wera. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka. Imana ntabwo ihatira umuntu kwakira impano zayo. Rero ugomba kugira iyo nyota, ukumva ufite iyo nzara, ukumva urashaka muri wowe uvuga ngo Mana, nanjye nyuzuza umwuka wawe, nyuzuza Mwuka Wera, nanjye nkeneye Mwuka Wera. Ukagira iyo nzara ku manywa na nijoro, ukumva urahatirwa, urimo urashakisha kuzuzwa Mwuka Wera. Iyo ugiye ureba abantu bose bagiye bakira Mwuka Wera muri Bibiliya, usanga ni abantu bari bafite icyifuzo gikomeye cyo kwegera Imana kurushaho. Rero gerageza ubaze umutima wawe, wibaze muri wowe, ese ndifuza kwakira Mwuka Wera koko? Ese ndifuza guhinduka? Ese ndifuza kuyoborwa n'Imana? Rero iyo nyota niyo nyota y'ukuri. Iyo nyota ikomeje kuba muri wowe, Imana ntabwo yaguhakanira. Ufite kwifuza ushaka Mwuka Wera, ufite kwifuza kuyoborwa n'Imana, ufite kwifuza guhinduka muri wowe, ukaba umuntu ushimishije Imana. Intambwe ya 4 ni ugusenga ubudasiba. Intambwe ya 4 tubona ahangaha ni ugusenga ubudasiba. Iyo turebye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 11 n'umurongo wa 13, baravuga ngo data wo mu ijuru azarushaho guha Mwuka Wera abamusaba. Gusaba, gusenga. Yesu yavuze ko data atanga Mwuka Wera ku bamusaba. Rero ukwiriye gusenga ubikuye ku mutima, ubwira Imana ngo Mana, nanjye nyuzuza umwuka wawe. Ntabwo ukwiye kurambirwa. Niba utaramwuzuzwa ngo wumve muri wowe warakiye Mwuka Wera,
wirambirwa ngo birambike wumve ko si ibyawe, wumve ko atari ibyawe. Ahubwo komeza. Rero kuko hari igihe Mwuka Wera adahita muri wowe uhita ubona yuko habaye impinduka, ahubwo uko ugenda usenga Mwuka Wera akora mu buzima bwawe. Hari igihe impinduka ziza buhoro buhoro, hari igihe impinduka ziza ako kanya, ariko hari n'ubwo zigenda ziza buhoro buhoro. Ugenda rero ukomeza kwegera Imana, hari impinduka zigenda zikorerwa mu buzima bwawe, ko ugenda wuzuzwa Mwuka Wera, ukazagera igihe ukabona yuko hari impinduka zabaye muri wowe. Intambwe ya 5 yo kwakira Mwuka Wera ni ukwizera ko Imana yagusubije. Abantu benshi barasenga, ariko nanone abantu benshi ntibizera yuko Imana yabumvise. Rero kwizera ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo. Ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cyawo cya 11 n'umurongo wa 24, aravuga ngo ibyo musaba byose mwizere ko mubihawe. Ibyo musaba byose musenga mwizere ko mubihawe. Rero iyo usabye Mwuka Wera, wizere yuko Imana ariyo kwizera ko yamuguhaye. Ntukishingikirize ku marangamutima yawe. Kubera iki? Hari igihe umuntu yakira Mwuka Wera ariko ntagire ikintu kidasanzwe yumvishe muri we, ariko nyuma akazagenda abona impinduka. Hari ubwo wasenga ukabwira Imana ngo Mana nyuzuza umwuka wawe, n'ejo ugasenga, izo mpinduka zikagenda ziba mu buzima bwawe. Hanyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2, ukazagenda ubona yuko hari ikintu cyagiye gihinduka muri wowe. Aho rero ikibazo kibaho ni kimwe, nuko kenshi hari uburyo twumva yuko umuntu wakiriye Mwuka Wera hari uburyo bigomba guhita bigaragara muri uwo mwanya. Kwebwe niko twabwiwe, niko tubizi, niko tubyumva. Twumva yuko umuntu wuzuye Mwuka Wera hari amarangamutima agomba kugaragara. Utaratitira, utaragira ikindi kintu kigaragara kimanifesta ngo bigaragare, ntabwo icyo gihe umuntu ashobora kumva yuko cyangwa se kwemera yuko yujujwe Mwuka Wera. Ariko hari igihe bigenda biza, hanyuma ukazuzwa Mwuka Wera w'Imana. Twagiye tubona ibimenyetso bigaragaza umuntu wuzuye Mwuka Wera. Turaza ndabivugaho hepfo, ndongera mbisubiremo, ariko twabonye yuko ibintu bimuranga bitandukanye nuko rimwe na rimwe tubitekereza ko umuntu wese agomba kugaragara atitiye, cyangwa se hari ibindi bintu bigaragara by'amarangamutima. Intambwe ya 6 mu rugendo rwo kwakira Mwuka Wera ni ukumvira Mwuka Wera. Bivuze iki? Iyo Mwuka Wera atangiye gukora mu buzima bwawe, ugomba kumvira. Hari igihe Mwuka Wera aza mu buzima bwawe ukumva arakubwiye ngo senga. Ushobora gusenga, hari n'igihe ushobora kuba uryamye, hari saa 6 z'ijoro, saa 8, saa 9, ukumva arakubwiye ngo senga. Byuka usenge. Rimwe na rimwe ko cyagiye umuntu aba yibereye no mu bitotsi yumva akumva ni iki nsengera. Ariko habisaba kumvira. Hari igihe agusaba kubabarira. Kubabarira umuntu kandi ubona wakubabaje ari we bigaragara ko ari mu makosa, ariko ugomba kubyumvira ukamubabarira. Hari igihe agusaba gufasha umuntu, ugomba kubyumva. Hari igihe agusaba kureka icyaha, kuko Bibiliya ivuga ngo Mwuka Wera
niwe utwemeza iby'ibyaha byacu. Rero hari igihe muri wowe ufite icyaha, hakaba n'igihe muri wowe utabyumva, utabisobanukiwe, wenda ko n'ibintu urimo ukora ari icyaha. Hari icyo bita ibyaha by'inyongabugingo, tundi abantu bita ko ari utwaha dutoya two kubeshya, ukaba mu bintu byo kubeshya, tuburiganya, ukaba mu bintu by'ibiganiro wenda bitari na byiza, kumva nyine ni igiparu, muri mu biparu. Hakaba hari igihe Mwuka Wera kubuza ibyo bintu kwicara, Bibiliya ivuga ngo mwikicara n'abakobanyi, wenda ukabona hari ibintu nk'ibyo ngibyo akakubuza kubibamo. Ukabona hari igihe Mwuka Wera aje akakubwira gusoma Bibiliya, kuko azi yuko harimo amagambo yakugirira umumaro. Rero iyo ugiye wumvira iryo jwi rye, arushaho kugenda kwereka byinshi. Uko wumviye icya mbere niko ugenda uzamuka mu rwego, uzamuka mu ntera, kuko muri wowe hari ijwi riza mu mutima wawe rikubwira ngo kora ibi. Yesu nashimwe cyane. Byakozwe n'intumwa ibice 5 n'umurongo waho 32 avuga ngo Mwuka Wera, aha reka mpasome, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'Umwuka Wera uw'Imana yahaye abayumvira. Imana yahaye nde? Yahaye abayumvira. Kumvira Imana ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Kumvira Imana ni ibintu bikwiriye gufatwa n'umukristo wese. Rero kutumvira kuzimya umuriro w'Umwuka Wera. Intambwe ya 7 hano ari nayo ya nyuma ni kugomeza kugendana na Mwuka Wera buri munsi. Iyo niyo ntambwe. Kwakira Mwuka Wera ntabwo ari iherezo. Hari igihe umuntu yakira Mwuka Wera uyu munsi akumva nyine yujujwe Mwuka Wera, akumva yahawe impano y'Umwuka Wera, ariko akumva nyine birarangiye ubwo. Ariko siko biri. Ni urugendo ugomeza gusigasira uwo mubano. Ugomba gutangira urwo rugendo, ahubwo ukavuga ngo ndatangiye, ndifuza gukomeza kugendana na Mwuka Wera. Kumva yuko ari itangiro ry'urugendo, hari ahandi ugomba kugera. Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 18 aravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Aha rero iri jambo kuzura umwuka rirasobanura gukomeza kuzuzwa buri munsi. Ntabwo ari ukuzuzwa rimwe, ahubwo ni ugukomeza kuzuzwa buri munsi. Kuzuzwa buri munsi bikorwa mu buhe buryo? Bavuga uti ni gute umuntu ahora yuzuzwa buri munsi? Kuzuzwa buri munsi bigenda muri cya gihe cyo gusenga. Igihe usenga buri munsi ukomeza kugenda wuzuzwa. Kuzuzwa buri munsi bijyana no gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Gusoma Bibiliya biduha kugenda tuzuzwa, kuko tugomeza guhishurirwa ijambo ry'Imana no kwakira imbaraga zivuye muri iryo jambo. Kuzuzwa buri munsi bijyana no kuramya Imana. Kuzuzwa buri munsi bijyana no gushima. Kuzuzwa buri munsi bijyana n'ubusabane n'abandi bizera, y'amateraniro yera. Kuzuzwa buri munsi bijyana no kumvira Imana. Rero iyo ukomeza gukora ibyo bikorwa, ubuzima bwawe burushaho kugenda buhinduka buri munsi. Burushaho kugenda hari ikintu gikorwa muri wowe. Rero twakwibaza ngo ni izihe impinduka cyangwa se impinduka zigaragara ko wakiriye Mwuka Wera. Twagiye tuzivugaho, ariko ndongera nse naho nzisubiramo uyu munsi. Iyo Mwuka Wera atuye muri wowe,
hari impinduka zifatika zigaragara. Icyambere ugira amahoro adasanzwe muri wowe. Ibyo ni bigaragaza umuntu wuzuye Mwuka Wera. Agahinda, umubabaro, umujinya, kwiheba, ibyo byose Mwuka Wera araza akabikura muri wowe. Niyo mpamvu ukwiriye gusaba Mwuka Wera w'Imana kugira ngo yongere kuzana umunezero muri wowe. Wowe ugira agahinda, wowe wihebye, wowe wumva ubuze ibyiringiro, Mwuka Wera arongera akazana amahoro muri wowe n'ibyiringiro bidasanzwe. Icya kabiri, ugukunda gusenga kurushaho. Iyo Mwuka Wera ni muri wowe aguha inyota yo gusenga buri munsi. Buri munsi ugomba kumva, mu gitondo ukabyuka ukumva ukeneye gusenga. Waba uri mu biro, waba uri mu kazi, ukumva muri wowe ufite gusenga. Nijoro ukumva ukeneye gusenga. Gihe runaka ukumva ukeneye amasengesho y'iminsi ngahe wihereranye n'Imana, nta muntu ubikubwiye, atari uko ugiye gusenga kubera yuko ufite ibibazo runaka. Kuko uzasanga abantu benshi bajya mu masengesho y'iminsi 3 ari uko afite ikibazo kiremereye gikomeye ajyanye imbere y'Imana. Ariko iyo ufite Mwuka Wera ugenda muri aya masengesho y'iminsi 3, iminsi 7 utajyanye ibibazo, ahubwo ari ukuvuga ngo nkeneye kongera gusabana n'Imana mu wundi rwego, nkeneye kongera kumva Imana ivugana nanjye. Ukagira iyo nyota yo kumva usabanye n'Imana, yo gusenga, atari ugusenga kubera ibibazo, ahubwo ari ugusenga kuko wumva ushaka kuganira n'Imana. Iyo wakire Mwuka Wera ugira inzara n'inyota yo gusoma Bibiliya igihe cyose, uko wumva ijambo ry'Imana ari ubuzima bwawe. Utagomba kurara udasomye Bibiliya. Iyo wuzuye Mwuka Wera wanga icyaha kirakunukira. Iyo wuzuye Mwuka Wera ukunda abantu, abandi babona badakunditse, wowe uramubona ukamubona n'ishusho y'Imana, ukumva uramukunze, umutima wawe uramukunda kandi bitari uburyari, ukumva hari icyo wamukorera. Urukundo muri wowe ruriyongera. Iyo wuzuye Mwuka Wera ugira ubushake bwo gukorera Imana. Gukorera Imana igihe cyose uba wumva ari umwanya wawe ugomba gutanga. Ugira imbuto z'Umwuka Wera, ugira imbuto z'urukundo, ugira imbuto z'ibyishimo, ugira imbuto z'amahoro, ugira imbuto zo kwihangana. Niba utajya wihangana, menya ko hari iki kibura, ugomeze ushake Mwuka Wera. Ugira umwuka wo kugira neza, gira neza abantu, ugira ubuntu, ugira ubudahemuka muri wowe, ugira ubugwaneza kandi ukagira kwirinda. Izo ni imbuto z'umwuka zitubona mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 n'umurongo wa 22 n'umurongo wa 23. Rero hari n'ibindi bintu bishobora kukuza kwakira Mwuka Wera twagiye tubibona, ariko ndabisubiramo nihuta nanone. Icyambere no kutizera. Icya kabiri ni gukunda kuba mu byaha, ubwibone, utababarira, gukunda isi kuruta Imana, utumvira ijwi ry'Imana, kubaho nta gusenga kandi udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ibyo byose bishobora gutuma ijwi ry'Imana ritumvikana mu buzima bwawe. Rero inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ko Mwuka Wera ari impano ikomeye Imana yahaye itorero, kandi iyi mpano ntabwo Imana yayihaye abapasiteri gusa, cyangwa se ngo yihe abaposo n'abavugabutumwa, ahubwo ni impano Imana yahaye buri mwizera wese. Umuntu wese wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe akwiriye kwifuza kubaho ubuzima bwuzuye Mwuka Wera. Rero niba ushaka kwakira Mwuka Wera, bitangira uyu munsi ukaba uri Kristo, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ihame rya mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ihame rya kabiri ni ukwihana.
ihame rya gatatu ni ukugira inyota yo kwegera Imana. Ikindi usenga ubikuye ku mutima, wizere isezerano ryayo, wumvire ijwi ryayo kandi ukomeze kugendana nawe buri munsi. Rero Imana irashaka kukuzuza umwuka wera, kugira ngo umwuka wera naza muri wowe azaguha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo, azaguha imbaraga zo kuba ubuzima bwera, azaguha imbaraga zo kuba umugabo cyangwa se umugore ugira umumaro mu bwami bw'Imana. Rero nshuti yanjye we twabanye, nagira ngo ushimire kandi nkwifuriza umugisha, nkwifuriza kuzuzwa umwuka wera w'Imana wowe utarawuzuzwa. Rero mwakoze kudukurikira, reka nanone n'ibindi biganiro biri inyuma mukomeze kubana natwe. Umwami Imana bishimira aho umugisha. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.